alright kabisa rero barongera izere ko mumeze neza cyane muragiye atandukanye abakunzi ba mwarimu Tisash mwarimu w'imikino nizere ko ibintu bimeze neza cyane umukino ukomeye cyane ugiye gusa ikipe rero ya Response na equipe ya City Boys match attack akaba ari umwe mu mikino ikomeye cyane kabisa ni match ya mbere ya kimwe cy'umunani mu gikombe cy'amahoro abarimo Bakame ndetse n'abandi ba colleague ngira ngo muri kubona ko bari kugenda bahajya neza cyane kabisa ibintu bimeze neza cyane nanjye nibwo nyihagera kabisa muzamuga ati avandimwe reka tuze tubarebe ijisho ryiza turebe what is going on ubwo rero mukabyara mwengira ngo rero nuko gahunda zimeze ikipe ya City Boys ikipe ya Response bamwita Folinganye hey tazamu wa mbere Nyarugenge ameze neza cyane umuzamu Juventus titular ganishwe shimi ya Mayasiro Azizi Basang Kolani Chimanga n'umusore bro Holasti hari kaja Ikabwiza kuriye nariko impapre yife Haimana yife akamwiza na Jimmy Ricardo International mwana yapcha tamge wal Sinti Paulo Yesusi mwana kuri Palem bwana kabisa Vinyo hari kaja Vinyo yagarutse cyane ameze neza cyane Yannick Bangala Fema Young African player national team Tony Kitoga dasoka Maria ari guhengeza imeze koma ozetoma Abeti Bigimana International kabisa marantingano kuri Kigali Platinum Emery Baisenge Emery wanatari kabisa mwatakatari Asman ariko sana shiko badasukuza yemeze bambanyuzemo hari kimwe abantu cyeke ari derby no bakana bagashyira inyogosho ubundi kuri match bisanzwe mubwije ukuri ko bakora ibintu bishakiye wala basha kora ibintu bishakiye ariko se Yusuf yanditse n'umuvandimwe batinye gusohoka Maria imeze babitse tawo International Sudan yagarutse cyane kabisa Senegal International nyuma y'igihe kinini ari mu mvune kabisa ariko ndabona atari gukina gusa uburyo ameze ndabona atari buza gukina rwose no muri iki ameze na Olivier Gishweka we International Gishweka abayisohokera nyuma cyane kabisa bamwita Pen Town Azizi wana ameze neza cyane Gishweka Gishweka kadasohoka Gishweka no legend abavuga ati ngenda kuma mudasohoka nyuma maze gatangiye kwayura ibi bintu ni ibiki ubundi kwayura na activity ukora mu gihe unaniwe cyangwa se mu gihe warambiwe n'ikintu ni iki cyatumye Gishweka dasohoka mwana reka nze mufate nkarinkaza Gishweka International Gishweka kabisa agiye kwita sohoka mwana ati yari atinze kwegeye gusohoka amwita Gishweka akaba ari asohoka nyuma nyine mu senior goalkeeper Gishweka bandi abagiye we abamaze iminota nk'itanu bose ari guhumeka neza cyane avuga ati meza Gishweka ndabona meza afite akantu k'imvune Gishweka ntabwo ari kugenda neza ubwo rero ni umukino ukomeye cyane kabisa ikipe ya Avayo Sport igiye gukina City Boys match atari umukino wa cy'umunani y'igikombe cy'amahoro Tisash mwari w'imikino tuzaza kumeza kubana nyine kuri imikino update highlight murabona neza cyane kabisa kuri Baro Podcast Short TV ebana mari cyane Instagram TikTok post performing dropping my video as well as possible. Keep following the page, keep subscribing the page for more sport watches news, for more sports updates. Dawse yasizemo ikikani Karabaye. Karabaye. Dawo international kabisa. Ubwo rero nanjye reka nze mbanze mbasuhuze. ngira ngo rero mu by'ukuri murababonye n'abasore ba equipe ya Response na equipe ya City Boys batarahagera. City Boys mukana turayikavalinga turageza kubebereka ngira ngo mbonye ubuye ki team ya equipe ya Sport mu by'ukuri compact ije
kandi bari tayari n'umukino wa kimwe cy'umunani mu gikombe cy'amahoro. Ni match navuga ko isa nkaho yoroshye, ni ikipe cy'icyiciro cya kabiri St Boys, nekeza ko itabakangara cyane nubwo ari ikipe mu kiri haji nyine mudaheranwa wa League Pesa League, ariko ekipe ya Rayon igomba gukora ibishoboka byose itangiye itsindiye umukino kandi biraza gushoboka cyane. Ekipe ya Sport yari idafite umuvandimwe Yusuf Diane, yaramaze igihe afite imvune, ariko uyu munsi wa none nekeza ko mubonye ko yagarutse, ariko bitewe n'uburyo kimbonye yambaye yipanze, Yusuf Diane sinzi niba ari buze kuba ashobora kuza gukina, ashobora kuza gukoresha nyine defense ya Yannick Bangala, ndetse shyirwa Yannick Bangala, Azizi akaba ari hariya ku ruhande Dao, Emika Bange nawe nabonye Kabangera, Emika Bange yaranyuzemo, Kabange nawe arahari, ngira ngo yaranyisabye mu kuntu yasohotse mbere. Nibyo ekipe ya Sport nk'umuntu utari uhari, umuntu udahari mu bo tumaze kubona, bya likely ko ashobora kuza kubanzamo. Ndara byarageje gukoroga ubwonko hari wese nawe kabisa, namwe muranganya amaso muri video mumbwire mu bakinyi bari expected kuba bakagombye kuba bari kuri match. Subyo genda nko Gishweka mbonye asohotse acumbagira, Gishweka asohotse acumbagira, ese bakoresha Yive? Wakoresha Yive? Ibi birashoboka cyane kubera iki? Yive mpamvu bashaka kumukoresha Yive, urabona Yive nawe n'umuzamu ni numero ya kabiri wa equipe ya Sport, kandi Gishweka afite match za champion kandi akeneye gupusha muri champion, bafite match ya Police bro. Next, ekipe ya Rayon Sport nekeza ko gukoresha Yive byaba ari ikintu cyiza cyane kuko bakoresha Gishweka afite imvune, ubundi bakakomeza nyine kujya hano ukoresha yaswa utajya nk'abana ba Pascal, ubahereza amahirwe bakaza bagakina, barusha ama Chris baba bagomba kuba bahari, so great. Reka mu by'ukuri ndumva St Boys nagiye kuba igeze hano, reka manze mfate video ya St Boys ubundi mu kanya gatoya, ubundi tuze kugaruka highlight ndaza kubahereza, ibindi tuzaza kubikora nyuma y'umukino. Hano twadukoze ducapisha ni update mujye kuri Instagram, TikTok, Facebook bamenereho gake mundi abantu mwalimu.